bakunzi bagisha TV umunsi twagenderewe n'umukozi w'Imana Simba George akaba ari mukuru wacu twakuranye mu Bujumbura tukaba twarabanye kuva kera tukaba tumuzi mu gakiza kuva muri 88 1988 akaba nawe ashaka kutwibwira mu mazina ye katumuha ijambo. Karibu muri studio za Gisha TV. Muri make mazina yanjye banyita uko yabibabwiye bayita Simba George, abandi umugabo ufite umuryango ufite abana batatu. Amashimwe Imana kuri uyu munsi ko nawe na Kimoshori ngo tuganire kandi abyishimiye cyane. Murakoze. Imana ishimwe cyane kuba yaduhuje ikiturinze kugezana n'ubu tukaba tukiri mu buntu bwayo no mu rukundo rwayo. Ikintu nakubazaga cyane kubyerekeye ubuntu bw'Imana wowe ugifata ute ucyumva ute? Muri make ubuntu bw'Imana ni yadukunze kuko ubuntu ni ikintu kiremereye cyane. Muri make shira gushingiye muri Bibiliya. Yego. Ijambo ry'Imana rivuga muri Yohana 3:16 turavuga ngo urukundo Imana yakunze abari mu isi cyane. Yego. Byatumye gitanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ariko ahabwe ubugingo cyangwa se ubuzima. Ubuzima ni ikintu kiremereye cyane. Ni ukuva ahantu habi ukajya ahandi hantu heza cyane aho ushaka kuvugana n'Imana, Yesu kubana n'Imana mu buryo bw'ubushuti. Muri make ubuntu rero nibwo bwatumye Imana itanga umwana wayo kugira ngo aze ku isi ashe kudupfira ngo dushire kubona ubuzima kandi ubuzima bwiza kandi ubuzima bwa eternite bwo kuzabaho iteka ryose. So muri make tuganira ku buntu, ariko ubuntu ni urukundo rw'Imana rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ari we Yesu Kristo. Yaje mu isi agaca bugufi akavukira muri iyi si turimo kugira ngo atwigishe ijambo ry'Imana natwe dushire kuba twava ahantu habi kuko izo ni imbaraga z'Imana n'ubuntu bw'Imana. Nashaka kubaza hari benshi bakunda kuvuga ngo twahawe agakiza k'ubuntu. Ibwo busobanura ute? Agakiza k'ubuntu ni mu buryo nabivugamo ni nko kubona ikintu cy'agaciro utari ukiteguye ukagihabwa kubona. Ni nkuko Imana yadukunze igatanga umwana w'ikinege kugira ngo adupfire apfe mu mwanya wacu. Mu cyimbo cye yarapfuye mu mwanya w'ibyaha byanjye kuko jye nari mubi kera. Simba wa kera yari mubi, ntabwo yari mwiza. Yari wa musimba urakara, simba urwana, simba utukana, simba ukora ibintu bitari byiza. Ariko amaze guhura n'Imana ahinduka kuba umuntu mwiza. Ako ni agakiza twaboneye ku buntu k'Imana. Urakoze cyane George. Nakubazaga agakiza muri rusange ni iki? Agakiza muri make nava ko ni ukuruhuka ibyaha cyangwa se kuva mu byaha cyangwa se kuruhuka. Ko Bibiliya ivuga ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe kugira ngo ushire kubaruhura. Agakiza rero kakiriye uraruhuka mu mutima. Wenda nababwira ijambo ry'Imana muri Matayo sinzi nimba umwanya uhari twasoma, ariko tubishira kwacaho muri Marko igice cya 5 atubwira umuntu yamaze imyaka myinshi cyane ababaye cyangwa aremerewe. Biravuga ngo uyu mugore yagiye ku bavuzi, yararwaye indwara idakira, indwara ikomeye cyane. Nkuko tubona muri iki gihe hari indwara zikomeye ziremereye, abantu bararushe mu mutwe, bararushe mu mitima, bararemerewe cyane. Uyu mugore nawe yararemerewe nk'icyo gihe kuba cyari igihe cy'indwara z'ibyorezo zikaze cyane. Biyo ngo yagiye mu bavuzi gushaka ukuntu bamuvura birananirana, amafaranga yarashira, inshuti zirananirwa, ariko aza kumva amakuru y'umugabo witwa Yesu ngo ajya ku nzira aho Yesu yaragiye kunyura. Birivuga ngo Yesu ngo ahageze umugore ngo yamukozeho gusa ku mwenda.
ako kanya ngo indwara ye ngo irakira. Uwo mugore ngo uwo munsi yararuhutse, araryama, arasinzira, agira amahoro mu mutima kuko yahuye nande, yahuye na Yesu. Akona gakiza umubiri w'umuntu wari uremerewe, wari urwaye. Yego. Wenda twavuga n'undi mugabo witwa Yayiro muri 5 hanga muri Marko 5. Yego. Uyu mugabo nawe biruva ngo yitwa Yayiro. Yayiro nawe yarababaye cyane, biruva ngo yarafite umwana ufite imyaka 12. Yego. Ibaze kimosho nawe umwana wararwaye, ameze nabi, nta mafaranga, nta kintu ufite, nta bushobozi, umwana ameze nabi. Noneho Yayiro yigira inama kujya gushaka Yesu. Ageze kuri Yesu abwira Yesu ngo umwana wanjye ameze nabi, ararwaye. Yesu ati tugende. Baragenda. Bageze muri koridoro, abantu bamuzanira inkuru ati Yayiro reka kurusha umwami, umwana wawe byarangiye. Yayiro yacitse umutima, arababara cyane kuko yakundaga umwana we. Ariko Yesu abwira Yayiro ati witinya, izere gusa, umwana wawe arakira. Bageze mu cyumba basanga umwana byarangiye. Yesu kuko yari umugabo w'imbabazi, yari umugabo yari yaje ngo aturuhure mu mutima, aduha agakiza gasobanuye ko mu mutima ndetse no gukiza imibiri yacu. Yesu abwira umwana ati aramubwira ati Tarisa 10 byuka. Umwana yari yapfuye kimushora. Imagine byari byarangiye, umwana arasohoka. Byabaye bitangaza. Yesu azura umwana wa Yayiro, yararishima, akona agakiza kaje mu nzu yo kwa Yayiro. Urumva kuko Yesu yamukora igitangaza bituma Yayiro akorera Imana, akunda Imana kuko yahuye n'umugabo ufite ubuntu kandi ufite n'imbabazi. So bituma rero Yayiro ahinduka mu buryo bw'imitekerereze, ahinduka mu buryo bwo kumenya Imana, bituma akunda Imana kurushaho. Akona agakiza kabonetse mu nzu ya Yayiro. Amen. So ni byinshi twavuga ku bintu bijyana agakiza nagiye nkabona. Agakiza nukuva ahantu habi, ahahandi abantu bavuga ati byarangiye, kimoshore byarangiye, nta byiringiro. Abantu bakuvugaho byinshi, abantu bakwita amazina menshi cyane. Ariko hahandi ugeze, hahandi abantu babona ko nta gishoboka, babona ko amaze gucika intege, aho ngaho niho Imana ikugenderera kandi ikakubwira neza. Rero nta n'Imana itavuna umuntu nubwo waba uri ahantu habi cyane. Nkuko Yayiro yarageze ahantu habi, uwo mugore yarageze ahantu habi, ariko Imana imukura ahantu habi imushira ahantu heza. Rero niyo mpamvu abarimo barareba Gisha TV ushaka kuba urondeba mu biganiro, ariko nawe ushaka kuba ufite ikibazo, ushaka kuremerewe, ushaka kuba hari ibituma udasinzira, ushaka ufite n'ibindi bibazo bitandukanye, wowe uriyizi hagati yawe n'Imana. Ariko ndashaka nkubwire ngo agakiza n'uyu munsi karacahari. N'ubuntu gusa, nukugira Yesu gusa, ukamubwira ibyawe, ugapfukama, ukamusenga, ukamuhamagara, akakubwira neza. So akona agakiza kubona. Urakoze cyane. Nashaka kubaza kwizera, ukwizera ushaka gusobanura urute? Kwizera, ubundi kwizera, wizera ni ukwizera Imana utayirebesha amaso, ariko ukayizera ko Imana ihari. Imana ihari, Imana irahari. Hari ibintu bigaragaza ko Imana ihari kimoshe, kuko Imana ntabwo ushobora kuyibesha amaso, ahubwo Imana ni urukundo. Imana urukundo, Imana uyumva mu mutima cyane cyane. Iyo uganira n'Imana mu mutima, si uva ngo upaka ujye mu nsengero cyangwa se ngo wirize cyane, nubwo nta kibazo. Ariko Imana mu kuyizera, mu gihe ugomba kwizera Imana kwiriho kandi ishobora byose. Kuko cyane cyane iyo ugeze ahantu uri wenyine, ari umugabo nkunda Bibiliya cyane n'ijambo ry'Imana, ariyo ni inkota y'ubugihugu. ari umugabo nawe ngo umugabo yari afite ikibazo, we ntabwo yarebaga, yari impumyi mu buryo bwa fizika, n'amaso ye ntabwo yarebaga. Muri make iyo umuntu atareba nta byishimo agira, abahungabanye, abahangayitse, mbese aba afite ikibazo gikomeye cyane. Ariko umugabo bamwitaga Bartimayo ntabwo yarebaga.
birava ngo aza yumvise ko Yesu agiye kunyura mu nzira Yeriko, arava ngo munjyane mungeze Yeriko, bamutereka ahantu Yeriko aho Yesu aza kunyura. Birava ngo Yesu ahanyuze ngo Barutimayo ngo arataka cyane, ava ngo mwene Dawudi ntabara. Umugabo yagize kwizera kimusha cyane, umugabo utareba, baramucecekesha ki Barutimayo ceceka. Umugabo ngo arasakuza cyane ngo Yesu mwene Dawudi ntabara. Ese Barutimayo yarakeneye iki bavandimwe? Barutimayo yarakeneye kureba, yarakeneye kureba umujyi wa Kigali ukuntu usa, yarakeneye kureba aho bazabana, yarakeneye ku bintu byiza by'u Rwanda, yarafite no kwizera ko ari bukire ahuye na Yesu. Iyo Barutimayo avukira muri iki gihe atareba, akumva ukuntu Kigali yahindutse, akumva u Rwanda ukuntu rumeze, byari kumubaza atareba. Ariko icyifuzo cya Barutimayo yari cyari cyo kureba, amaso yakareba ibyiza iby'Imana irakora mu gihugu cye. Yesu ngo arahindukira ngo aramuhamagara ati Barutimayo ngwino. Ati Barutimayo urashaka iki? Barutimayo kinasubije Yesu ngo ndashaka kureba. Ngo gukanya Yesu amukora igitangaza arahumuka. Icyo ushaka kuvuga wambajije, wambwiye ngo kwizera ni iki? Kwizera, wizera utareba n'amaso, ariko ukizera ko ugiye kureba cyane. Urumva hari ibintu byinshi turimo turareba muri iki gihugu cy'u Rwanda, ariko twari tuzi ko Imana izakora ibintu bikomeye cyane muri iki gihugu, kandi byinshi turabireba. Umujyi wacu urimo urubakwa, u Rwanda rumeze neza, hari umutekano, hari amahoro, hari byinshi turimo turareba mu Rwanda, kandi twabyumvaga ko bizaba, ariko nk'imigani, ariko ubu ngubu turabirebesha amaso. Uko kwizera utarareba, ariko ukizera ko bizabaho, kandi igihe cyagera ukabirebesha amaso. Hari byinshi kimosho Imana yakwemereye, cyangwa se hari byinshi utarabona, kandi ndabyizeye, ariko ufite kwizera ko uzabibona. Tukwizera ko nzabibona. Imana niyo mpamvu umwana w'umuntu ngo yeshye, niyo mpamvu no kubikora izabikora. Ugomba gucika intege inshuti yanjye, ugomba kwizera ko Imana izakubakira inzu nziza muri uwo mujyi, cyangwa se izakora n'ibirenze, ariko ugomba kubiyizera, kandi wizere ko bizaba umunsi umwe ibyo Imana avuze bizasohora. Uko ni ukwizera. Twavuga byinshi mu kwizera, wenda dushingiye no muri Bibiliya tukareba abana b'Isirayeli bigeze kumara imyaka myinshi muri Misiri mu butayu, imyaka hafi 400, bababaye cyane nk'uko natwe twamyaza imyaka myinshi mu buhunzi. Abana b'Isirayeli bigeze kumara imyaka myinshi 400 bari mu gihugu cyanuze cya Misiri hariya kwa Farawo, ariko bakoresha akazi kabi cyane, bababaye, bagakora akazi badahembwa, bakarya ibyo kurya bitameze neza, ariko bafite kwizera ko umunsi umwe Imana izabakura aho hantu habi. Biriva ngo igihe kimwe cyarageze ngo batakira Imana. Ibaze inshuti yanjye imyaka 400 bari babaye cyane, ariko abana b'Isirayeli ngo baratakira Imana, ngo Imana yeva ngo numvise gutaka k'ubwoko bwanjye, none ngiye kubatabara. Yohereza umuhanuzi wa Moses. Moses aragenda munsi ibintu yakoze muri Egiputa, ibitangaza byinshi cyane, umwami Farawo arabarekura baragenda. Urumva rero nta mpamvu yo gucika intege. Nawe ushaka kuba hari ibyo umaze iminsi urimo gucamo, simbizi bitandukanye, wenda hagati yawe n'umuryango ntabwo bimeze neza, hagati yawe n'abana ntibimeze neza, hagati yawe bizinesi ntabwo imeze neza, wenda ufite amadeni menshi muri banki, ariko ndashaka nkubwire ngo wizere gusa ku munsi umwe Imana izabikora, kandi izakuvana muri iyo myenda, izagendera umuryango wawe, izagendera abana bawe. So nta mpamvu yo gucika intege, wizere ko bizashoboka, igihe kizagera Imana izabikora. Amen. Amen, amen. Urakoze cyane mukozi w'Imana gusangiza iryo jambo. Ni ijambo rikomeye cyane, kwizera kunyeganyeza intebe y'Imana. Akavuga ati umwana wanyeganyeje iyi ntebe yanjye, uko kwizera kugomba kujyana n'ibikorwa. Mungu ni wa majabu. Nafuka nabifanya automatically ahita bikora. Mungu ni wa majabu. Ko yabonye mu ndiba y'umutima wawe ufite kwizera kudashidikanya. Yes. Urakoze cyane kuri icyo kiganiro. Imana ni nziza cyane inshuti yanjye. Hari ikintu nashaka kubaza nabonye ahangaha hanze byerekeye abantu bamwe
bamaze kwakira agakiza bakakira umwami Yesu nk'umwami n'umucunguzi wabo ariko amaso yabo kujuja no guca imanza yego agaca imanza kavuga turiya muntu wambaye ikoboyi nguriya muntu ugenda kuriya poketi uriya ntabwo ari umwana w'Imana cyangwa iki abo bantu babahanura iki buriya abantu okay navuga ko hari abantu basenga cyangwa se bajya mu masengero zitandukanye ariko navuga ko ni ubuyobe ni ukutamenya buriya kumenya Imana cyangwa se umuntu usenga Imana ntabwo agakiza cyangwa se gashingiye ku myambarire. Imana ntabwo iri mu myambarire, Imana ntiwayishakira mu bintu, Imana iba mu mutima. Abantu ushaka kwambara iyo myenda ariko ufite agakiza mu mutima wawe, kandi Imana igakunda. Ushaka ko ari nayo ufite yonyine. Yes, ari ufite yonyine ku myambarire. So rero ahantu umuntu yavukiye biratandukanye, umwana mu mujyi cyangwa umwana wo muri Jamaica tandukanye n'umwana wo mu mujyi, imigenzi iratandukanye. Agakiza rero ntabwo gashingiye ku bintu turebesha amaso, agakiza gashingiye mu mutima w'umuntu. Kuko abantu bashaka gucira umanza kimosho, bashaka kuvuga byinshi, abo ugasanga wa wundi wambara amakositimu buri munsi, yego, na wundi utambara kositimu, ugasanga wundi wambara kositimu afite ibintu akora by'ibyaha byinshi kandi bibi cyane, kandi yitwaje amakositimu n'ibindi bintu. Ariko wundi utambaye kositimu, wambaye imyenda iri simple, asakunda Imana kandi Imana iramushima. Rero shingiye ku gakiza, ntabwo agakiza gashingiye ku bintu turebesha amaso, ni hagati yawe n'Imana. So ni muri make nuko ngo nabivuga. Urakoze cyane kuri ibyo bisobanuro umpaye, ndanyuzwe pe, ndanyuzwe cyane, kandi wakoze ku butumire twaguhaye ukaba waje ukatwitabira ubwo butumire, tukaba twaganiriye kuri byinshi cyane. Wenda twabwira n'abarimo kutureba, sizi wenda mbere ko turimo turinjira mu gusoza, ariko barimo kutureba icyo twababwira nuko hari impamvu urimo kunyumva, cyangwa se nanjye navuga ngo uyu munsi ntabwo ni nkaho kimosho irantunguye, yantunguye, ariko kuko ari inshuti yanjye byabaye ngombwa ko nitabira ubutumire bwe. Ariko ushaka kuba urimo kundeba kuri Gisha TV, nimba urimo kundeba umenye ko impamvu ndi hano ni uko Imana igukunda, ni uko Imana igufitiye umugambi, ni uko Imana ikwitayeho, ni uko Imana yarizwe uyu munsi muza kuvugana biciye muri gere. Kuko nanjye ndi umuntu ushaka gucumura, ushaka gusubira inyuma. Okay, ni byinshi, ndi umuntu, ntago ndi marayika, ariko Imana ishaka kunkoresha, ishaka kuncamo, ariko mfite umwuka w'Imana, mfite imbabazi z'Imana, Imana arangire neza, arangendereye. So rero nimba urimo kunyumva, ariko nawe akaba ari murimo byo gucamo, ariko ikintu nakubwira nuko mu gihe uri wawe mu nzu, jya uvugana n'Imana yawe, usenga Imana, uyihamagare, musabane, Imana izakubwira neza. Nimba hari ibintu bikubabaje, bibabaje umutima wawe, ushaka kurushe, ushaka kuremerewe, ushaka kumaza igihe kinini, abantu bazi ko ku ruhari ari ukura amafaranga cyane. Gisha TV, mbere ko dusoza reka tugere conclusion. Wenda twagiye tuvuga mu bintu bitandukanye, twavuze kwizera, tuvuga agakiza, ndetse tuvuga n'ubuntu, uko ari bitatu. Ariko muri conclusion dusoza, hari ijambo nashaka ngo dusoreze hamwe riri muri Matayo igice 8 umurongo wa 25. Katurisome. Baraza baramukangura bati, databuja, tukize turapfuye. Arababaza ati, niki kibateye ubwoba, mwaba afite kwizera gukemwe? Maze Yesu arabyuka, cyaha umuyaga n'inyanja biratuza rwose.
abantu baratangara bati uyu ni umuntu ki? Umuyaga n'inyanja nabyo biramwumvira. Iri jambo ndarikunda cyane. Abarimo kudukurikira twavuze kwizera, twavuzeho byinshi, twavuze ubuntu, twavuze agakiza, ariko dusoza umuntu ufite kwizera ntajya agira ubwoba. Ahangaha intumwa za Yesu bari mu bwato mu mazi, noneho na Yesu yari ahari. Bibiliya ngo haje inkubi nyinshi, umuyaga mwinshi mu mazi, benda kurengerwa amazi menshi, umuyaga mwinshi, ndetse umwanzi abatera ubwoba arabati sasa mwarokotse byinshi ariko uyu munsi murapfuye. Bagira ubwoba. Bibiliya ngo barataka cyane, baramukangura ngo arababaza ati niki kibateye ubwoba mwaba bafite kwizera gukemwe? Maze ngo arabyuka acyaha umuyaga n'inyanja biratuza. Barava ngo uyu ni umuntu ki? Bavandimwe, Yesu afite imbaraga hejuru ya buri kintu cyose ku isi. Abigishwa ba Yesu bari bazi ko byarangiye, bazi ko bagiye gupfa, ariko Yesu ngo arabyuka ngo areba umuyaga, arababwira ngo tuza, umuyaga uratuza. Abigishwa ba Yesu baravuga ngo ariko uyu ni umuntu ki? Bavandimwe, iyo kumwe na Yesu ntabwo ugira ubwoba, nubwo waca mu bintu biteye ubwoba, nubwo waca mu bihe bikomeye, ushobora guca mu bikunyeganyeza, ushobora guca mu muyaga mwinshi cyane, ushobora guca mu mazi menshi, ushobora guca mu ntambara nyinshi, ariko iyo uri kumwe na Yesu mu mutima wawe uba wumva utuje, uba wumva uri kumwe n'undi mugabo ukomeye cyane. Rero bavandimwe muri muradukurikirana, ijambo ugiye kubwira ati witinya, humura, tuza. Hari ibiguteye ubwoba ndabizi, hari ibituma udasinzira, hari mu kazi birahari, muri bizinesi no mu bindi byinshi cyane, ariko icyo nshaka kukubwira ni uko Imana irahari kandi igufitiye gahunda nziza, kandi ukomeze wizere gusa. Iryo ni ryo jambo nashaka ngo nsohorezeho imbere ko dusoza, nkubwira ngo Imana igufite umugambi ukomeye, ntacyo uzaba, humura, wirira. Rero conclusion, ushaka kuba ntacyo ufite. Umunsi umwe abigishwa ba Yesu babwiye Yesu ngo bari bamaze iminsi abigisha, harimo abagore barenze 5,000, bivuze ngo bari benshi muri rusange, bari hafi nk'icumi. None abigishwa ba Yesu bamwe ati eba sezera abantu kuko ibyo kurya nta bihari, ibyo kurya byashize. Yesu abwira Petero ngo uri mu bagaburire. Petero ngo araseka cyane ati mwigisha nta kintu, hari udufi n'udusamaki turi aho ngaho n'udukati, ndetse n'abantu barenga 10 ntibyabahaza. Ariko Yesu yari azi icyo gukora, yari azi ko nta kintu na kimwe gishobora kubaho Yesu atakizi. Aravuga ngo nimubizane, barabizana, arabitubura, arabisengera, aravuga ngo nimwakire mujye. Abantu barariye barasigaza. Bivuze ngo witinya, nubwo mu rugo nta kintu, mu kazi ntibigendeka, ariko Yesu azi icyo gukora mu buzima bwawe. Rero muri rusange narongera conclusion, ifite agakiza mu mutima wawe, Imana ikwitaho, Imana irakureberera, Imana iguha imbaraga, ibiguciye intege ikaguhumuriza, ikaguha ibyishimo. Rero muri rusange iryo ni ryo jambo nifuza ngo dukore, nkwifuriza kuri uyu munsi, kugira ngo ntutinye. Hari indwara nyinshi cyane, hari ubukene bwinshi, ibintu ntibigendeka neza, business ntigendeka neza, ariko witinya, humura. Imana iraza guturisha ibyo bibazo byawe, kandi ubuzima burakomeza
ntago wapfa gupfa gusa kuko Imana igufitiye umugambi. Amen. Hari n'umuntu ushobora kuba afite amafaranga, afite akazi keza, warize amashuri ahambaye cyane, ariko ukaba uremerewe, ukaba urushe, ariko ni umunsi wawe. Nkubwire ngo nta wundi muntu wakuruhura, nta wundi muntu waguha ibyishimo, nta wundi muntu waguha ikintu cyakumara inyota y'isi, cyangwa se ukumva mu mutima wawe umeze neza. Ni Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima, niwe wagufasha, niwe wakugira neza, kuko tubonye byinshi muri iyi si, n'abanyamadini benshi barakosa, ariko Yesu niwe tubona udafite inenge muri iyi si. Umwana w'Imana ntawe yigeze kora icyaha, uwo ashobora gufasha kandi ashobora kugira neza. Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane umukozi w'Imana Simba George, kuri ubu bisobanuro waduhaye, kuri izo nyigisho zose watubwiye ko Imana ni urukundo. Ibyo byose bikubiye mu rukundo rw'Imana, ko urukundo rw'Imana rurahambaye cyane, rurakomeye cyane. Ibyo byose bikubiye mu rukundo rwayo, ntabwo ibyo byose bituruka ku rukundo yadukunze. Urwo yakunze abari mu isi, rwatumye itanga umwana we w'ikinege. Urwo nirwo rukundo twirata, nirwo rukundo rwaduhuje na Data wo mu ijuru. Nkaba mboneye akanya ko gushimira kuri ubwo butumire bwacu kuri uyu munsi wa none. Mukuri Imana iguhe umugisha, kandi tuzakomeza kubana, tuzakomeza kugutumira, tuganire ku ijambo ry'Imana, twimbike kuko hari benshi bakubona nk'urubyiruko, nk'abana bato. Ejo ni ikihe kintu wababwira dusoza ikiganiro? Wenda icyo nabwira urubyiruko barimo baradukurikirana ubu ngubu, nabwira ko mu gihe mwanshaka umwanya wose uragutuganire, nditeguye, kuko nanjye naciye mu myaka nk'iyo ngiyo murimo, cyangwa se ni byinshi nanyuzemo bw'imosheni ubizi, cyangwa se abantu twabanye mu gihe cyacu, twanyuze mu bihe bikomeye by'ubusore, byinshi twanyweye amatabi, twanyweye ibiyobyabwenge, twanyweye, ni byinshi twanyuzemo, ariko hari umuntu wagufasha. Yesu niwe wagutabara, ariko natwe turahari nk'abakuru bawe. Umwanya wose mwadushaka, ubufasha bwacu burahari, tubagira inama, ariko kimwe nuko wamenya ko ibyo urimo bitameze neza, ukabivamo, ugashaka abantu, ukajya ku rusengero, cyangwa se ugashaka abantu bakugira inama. Natwe turahari, aho twagufasha mu ijambo ry'Imana, cyangwa se mu bundi buryo twakugira inama. Murakoze. Urakoze cyane bakunzi ba Gisha TV. Umutumirwa w'uyu munsi ni Simba George, umukozi w'Imana Simba George. Akaba yaratubereye icyitegererezo kuva tukiri bato, ko yakijijwe muri 1988, kera cyane tutaramenya agakiza, ariko yatubereye model kabisa. Imana imuhe umugisha kubw'ubu butumire. Murakoze, murakarama.